Ijoro ryakeye mu nzu y'imyidagaduro yitwa Zalia Court hano mu mujyi wa Kigali haraye habaye igitaramo cy'umu DJ bita DJ Spin ubwo yizihizaga imyaka 10 amaze mu muziki. Rero habaye udushya dutandukanye ndetse ubwo haba kubyina no kuganira ku bantu bamwe na bamwe, ariko noneho agashya kaje kugaragara muri concert ni amakapozi cyangwa se abantu bagiye babyina batandukanye, ariko by'umwihariko abantu baba muri showbiz. Ariko noneho saba ngaba gusa, ahubwo umugore wa The Ben Uwikiza Pamela Mama Luna yaje kugaragara ari kubyina ndetse ubona rwose yizihiwe cyane, maze abantu benshi bakomeza kugenda batangara ati ese ninde babyinaga cyangwa se ninde babyinanaga, dore yuko icyagaragaye nuko uwo babyinanaga atari umuhanzi The Ben umugabo we by'umwihariko, ahubwo yagendaga byina ubona ari kugenda abyinishwa n'undi musore ukiri muto cyane. Rero n'abagambo yagiye avugisha abantu benshi cyane bakagenda bavuga bati Pamela ese The Ben yarari hihi, ese Pamela uriya muntu bapfana iki? N'amagambo menshi yagiye atangazwa. Magingo yangaya Uwikiza Pamela ntago yigize atangaza cyangwa se nta nubwo hatangajwe uwo wabyinanaga na Pamela by'umwihariko. Gusa mu minsi yashize nibwo DJ Spin yagaragaye arimo kugenda cyangwa se ni video yagiye trending ari kumwe na Pamela arimo kugenda acuranga imiziki, byerekana yuko uyu muryango ari inshuti ya DJ Spin by'umwihariko. Pamela rero akaba yagaragaye n'ubundi ari muri ibi birori byari byateguwe n'uyu mu DJ ari bita DJ Spin. Rero amagambo abantu bakomeje kugenda bavuga bati Pamela burya yirekura, Pamela burya azi kubyina, Pamela burya rwose ntago wamenya niba yarabyaye, ese ninde babyinanaga? Nuko magingo ngaya uwo babyinanaga ntago bigize batangaza ngo ninde, ariko ni inshuti ya hafi y'umuryango wo kwa The Ben cyangwa se na Pamela by'umwihariko, akaba ari umwe mu nshuti no mu muryango wa kwa Pamela ndetse na Ben. Rero abibazaga bati ese Ben arabizi, The Ben nawe yarahari? Nuko amakuru ahari nuko The Ben nawe yarahari, ahubwo cyangwa se atifuje kuba yagaragara muri aya mashusho, ariko The Ben yari kumwe na Pamela ndetse n'abavuga yuko batari bari kumwe. Ayo makuru ntago ariyo. Igitaramo cyishimiwe n'abantu babyinaga ndetse bakirekura. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yanyu yitwa Taratibu World. Ni agace twita Taratibu Update aho twizamuka abagiye acishikana muri showbiz by'umwihariko no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitwa Taratibu TV, Instagram, TikTok na Facebook zitwa Taratibu TV. Njyewe nitwa Eni Yusufu. Duhurire muri comment.